Yes, ndagusuhuje ngo haye ikaze hano kuri Yayizo TV. Hano tugenda tugana ibintu bigiye bitandukanye. Muri aka kanya tugiye kurebera hamwe ibintu bigiye bitandukanye, ibintu bigera nko mu 10 ushobora kuzicuza ugeze mu myaka y'ubusaza. Nukuvuga ko iyo tugeze mu myaka za 80, imyaka 90, imyaka ijana, sinzi niba ari benshi bayigeza, ariko mu by'ukuri cyagiye imbaraga ziba zitangiye gushira z'umubiri, cyagiye uba ubona ko ubuzima bwawe butangiye kugenda amahirwe yo kubaho igihe kirekire ubona ko ari kugenda gushirana. Hari ibintu muri ubu buzima ugenda wicuza. Ndavuga iki kintu nk'umuntu wasomye ibiganiro cyangwa se wasomye inama nyinshi zigiye zitandukanye zanditswe cyangwa se zatanzwe n'abantu b'abanyabwenge, kugira ngo nkubwire neza cyangwa se ngo uhamirize neza ko ibintu ngiye kuvuga muri iyi video, umuntu iyo ageze muri iyi myaka akaba hari amakosa yakoze nk'aya ngaya ngiye kuvuga muri iki kiganiro, ibyo bintu cyangwa se ibi bintu byanze bikunze arabyicuza. Imyaka 70, 80, 90, 100, iyo warangaye mu buto bwawe wicuza ibintu byinshi, urarogereta, uricuza cyane, wicuza ibintu byinshi. Iyo usubije amaso inyuma ukareba ubuto bwawe uko witwaye, ukareba ibyo wanyuzemo mu buto bwawe, wareba n'imyaka ugezemo, iyo hari ibintu bimwe na bimwe utagiye ukora neza mu gihe cyawe cy'ubuto, mu gihe wari ufite imbaraga, hari ibintu ugenda wicuza. Muri iki kiganiro ngiye kukubwira ibintu wicuza ugeze mu busaza, cyangwa se ibintu uzicuza nugera mu busaza mu gihe uzaba wararangaye mu buto bwawe. Ikintu cya mbere uzicuza, ibintu utigeze ukora mu buto. Ndabaha nk'urugero, ibintu utigeze ukora mu buto bwawe, ashobora kuba ari amahirwe wagize ntuyabyaza umusaruro. Ushobora kuba warabonye amafaranga, ayo mafaranga kugira ngo uyakoreshe ibintu yenda bizagufasha nugera mu myaka cyagiye uzaba ubuze imbaraga, cyangwa se utangire utegure urugendo rw'ubuzima bwawe. Tuvuge yenda mbonye amafaranga, naniwe kugura inzu cyangwa se kubaka inzu, cyangwa se naniwe gushaka nk'amasambu, cyangwa se naniwe gushaka umutungo yenda uzangoboka mu gihe nzaba nta mbaraga mfite. Iyo ugeze muri iki gihe rero urabyicuza. Ibintu utigeze ukora mu buto bwawe harimo nko kuba waragize amahirwe ntuyabyaza umusaruro, hanyuma ukayapfusha ubusa. Iyo ugeze rero mu zabukuru, cyagiye uba utangiye kubura ugufasha, cyangwa se nta muntu ukuri hafi ngo abe yakugoboka, akenshi na kenshi wicuza ayo mahirwe wabonye ntuyabyaza umusaruro. Akenshi na kenshi rero abantu bageze mu zabukuru bakenera kurya, kandi birumvikana umuntu ugeze mu zabukuru agakenera kurya adakora. Iyo atazigamye ibyo azarya akuze rero, akenshi na kenshi rero yicuza bya bintu cyangwa se y'amahirwe yagize akayapfusha ubusa. Ikindi kintu umuntu yicuza yageze mu zabukuru, kuba atarakoze cyane igihe yari afite ingufu. Ni ukuvuga ngo rero ibyo birumvikana, iyo uri muto cyangwa ugeze mu gihe cy'ingufu cyo gukora, ufite imbaraga, ntukoreshe izo mbaraga zawe ngo ukore ibintu bizakugoboka, cyangwa se ukora ibintu bishobora kuzagufasha mu gihe uzaba nta mbaraga ufite. Icyo gihe iyo ugeze mu zabukuru urabyicuza. Ushobora kuba nta muntu ugufasha mu buzima urimo, nta mwana wabyaye se, cyangwa umwana wabyaye ntabwo akwitaho, nta kintu akoherereza, uri kwicwa n'inzara rwose ugeze mu myaka 70. Sinzi umuntu ugeze mu myaka 80 niba yajya gukora ubuyede, niba ashobora kujya guhinga, niba ashobora kujya gupagasa. Iyo ugeze rero muri iyi myaka, cya gihe uri kuririra cyangwa se uri gusaba n'utazi, ukibuka ko hari amahirwe wabonye ntuyabyaza umusaruro. Iyo bigeze iki gihe rero ukibuka izo mbaraga zawe utakoresheje mu bintu bishobora kuzagufasha muri iyo myaka yawe, byanze bikunze urarogereta cyangwa se wicuza icyo gihe cyawe. Ikindi kintu umuntu yicuza ageze mu zabukuru, ibintu wagombaga kuba waratekerezaga gukora ariko nyine ukagenda ushidikanya kubikora. Hari ibintu tugenda dushidikanya gukora. Ndabaha nk'urugero, ushobora kuba uvuga uti nge nzakora business iyi n'iyi, hanyuma nagera ngo ngiye kuyitangira nkatangira nkashidikanya, cyangwa se nkavuga ariko si iyi business ngiye gukora mu by'ukuri zemera cyangwa se zampira. Ko gushidikanya rero bikarangira utanakoze n'ibyo watekereje gukora.
iyo ugeze mu zabukuru rero hari igihe wicuza ukavuga ariko rero mu gihe nari mfite imyaka 30 natekereje kuba nacuruza, ariko nyine gushidikanya birangira ntacuruje. Ariko se burya iyo mba naracuruje simba naraguze iki, simba narakize, simba narakoze, simba naraguze imodoka, simba narubatse amazu, simba naraguze amasambu. Iyo rero igeze igihe n'iki ngiki wicuza ibyo watekerezaga gukora, muri uko gushidikanya ntubikore, hanyuma wagera mu myaka z'izabukure ugatangira ukicuza. Ikindi kintu rero iyo umuntu ageze mu myaka y'izabukuru akora yicuza, ni umwanya bataye ku bintu bitabafitiye akamaro. Ndabaha nk'urugero, abantu bari mu myaka y'urubyiruko tugendera mu kigare cyangwa se hari ibintu dukora bitadufitiye akamaro. Hari byinshi dukora cyangwa se tukajya mu bintu bitadufitiye akamaro, cyangwa se tugakurikira inshuti zitadufitiye akamaro. Uwo mwanya rero duta cyangwa se icyo gihe cyacu duta ku bintu bitadufitiye akamaro, ku nshuti zitadufitiye akamaro, iyo tugeze mu zabukuru byanze bikunze ibi bintu turabyicuza muri iyo myaka, cyangwa se muri icyo gihe tuzaba tugezemo, igihe tuzaba dushaje. Ikindi kintu umuntu ugeze mu zabukuru yicuza, kuba hari ibyo bahisemo gukora cyangwa se bahisemo kugeraho ntibabigereho. Ndabaha nk'urugero, ushobora kuba warahisemo yenda nko kuba warahisemo kwiga amashuri ntuyarangize, ukaba warahisemo yenda gukora ikintu runaka. Hari impano wari ufite, yenda wari ufite impano yo gukina umupira, wari ufite impano yo gukina komedi, wari ufite impano yo gucuruza, wari ufite impano yo gukora ikintu gishobora kuba yenda kizagituma izina ryawe rizamuka, hanyuma ayo mahirwe cyangwa se icyo kintu ntukigereho. Iyo ugeze mu zabukuru uricuza. Muzajye mureba kenshi na kenshi nk'ababyeyi bacu, hari igihe ujya kumva arifashe akavuga ati iyo mbimenya nkiga, iyo mbimenya nkakomeza ishuri, cyangwa se iyo nkomeza kwiga amashuri yanjye, kutiga biragatsindwa. Ayo magambo kenshi na kenshi ababyeyi bacu bakunda kuyavuga. Iyo bavuga ayo magambo mu by'ukuri ntabwo baba bavuga ayo magambo bakina, hari ikintu kiba gitumye bavuga ayo magambo. Urugero, yenda ashobora kuvuga ayo magambo abona ubuzima arimo, cyangwa se abona amahirwe yakagombye kuba afite muri ako kanya, ariko nyine ayo mahirwe akaba ashobora kuba yagombaga kuzana no kuba yarize. Abantu rero iyo bageze mu myaka kenshi na kenshi ngo bicuza ibyo bapfushije ubusa, cyangwa se amahirwe bakagombye kuba barakoresheje mu buto bwabo ntibabe barayakoresheje. Natanze urugero nk'abantu yenda batakomeje kwiga, cyangwa se bagize amahirwe yo kwiga ntibige. Abantu bari bafite impano, urugero yenda nko gukina imipira, gukina amakomedi, ibintu bigiye bitandukanye nyine byazamura izina ryabo, hanyuma ayo mahirwe bakayapfusha ubusa. Abo bantu rero iyo bageze mu myaka y'izabukuru byanze bikunze bakunda kubyicuza. Ikindi kintu rero abantu bageze mu myaka 70 bicuza, ubwo nicyo cya nyuma rero. Abantu bageze mu myaka z'ubusaza cyangwa se mu busaza bwabo, cyagiye baba bageze muri retirement cyangwa se mu gihe cy'izabukuru, hari n'abicuza kuba barabayeho. Iki kintu cyo kirakomeye. Hari n'abicuza kuvuga bati ariko se mu by'ukuri nabereyeho iki, iyo mba ntarabayeho, iyo mba ntarigeze ngera no kuri iyi si. Ugasanga umuntu ari kwicuza kuba yarabayeho. Iki kintu rero abantu barakicuza mu buzima bwabo bitewe yenda n'ubuzima barimo. Birumvikana aha ngaho rero ntabwo byabura kwicuza impamvu wabayeho kuri iyi si, kuko umuntu ageze mu myaka 70, mu myaka 70, 80, 90 ntashoboye kuba yavoma yajya ku mugezi ngo abe yazana n'akadomoro ka litiro 5 ngo abe yagashobora. Icyo gihe agezemo rero nta mwana afite, nta mwuzukuru afite, nta kintu afite na kimwe gishobora kuba cyamudefanda cyangwa se cyamugoboka mu buzima bwe. Ntabwo ashobora kuba yajya guhinga ngo abone ibyo arya, ntabwo ashobora kuba yajya gupagasa, ntabwo ashobora kuba yajya gushaka amafaranga. Nta kintu na kimwe ashobora kuba yikorera mu buzima. Yewe hari n'igihe ageraho no kujya kwikarabya bakamujyana, hari n'igihe agera no kujya kuri tuwarete, ku bwiherero bakaba bamujyana. Noneho ibaze ugeze igihe cyo kujya kuri tuwarete nta muntu ufite ukujyana kuri tuwarete,
ugeze muri cya gihe cyo gukenera ibyo kurya, nta muntu ushobora kuba yagufasha cyangwa se yakuzanira ibyo kurya cyangwa se yaguha ibyo kurya. Byanze bikunze abantu nk'aba ngaba iyo bageze mu gihe nk'iki ngiki cy'izabukuru cyangwa se iyo bageze mu myaka y'izabukuru, bashobora no kwicuza icyabazanye kuri iyi si. Icyo kintu cyo kirumvikana. Iki gihe icyo ari cyo, iki gihe iyo kigushikiriye cyangwa se iyo umuntu akigezemo, ashobora no kurogereta mu buzima bwe yabayeho kuri iyi si, akicuza impamvu yabayeho. Birumvikana rero, ibi ni ibintu umuntu ashobora kuzicuza ageze mu zabukuru, cyangwa se ni ibintu bamwe na bamwe muri ba sogokuru bacu cyangwa se mu babyeyi bacu bicuza iyo bageze mu myaka yabo y'izabukuru.